Hello guys, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe unkurikiye uri ku Nkomangiro TV ndetse ukaba unkurikiye uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo ukaba wahisemo gukurikira channel yanjye. Ni ukuri aho uri hose nkwifurije kugira amahoro y'Imana, nkwifurije guhishwa n'Imana. Uyu munsi nje kuganira namwe kubera ko buri gihe ntabwo mbaha imiti buri gihe mubona ko hari n'inama kandi nabonye mwarabikunze murambwira muti rwose nta muti unarenze inama burya. So rero niyo mpamvu rimwe na rimwe muzajya mubona ibiganiro bitari kuvuga, cyakora cyo wenda bifitanye isano n'imiti n'iki, hanyuma tukareba uburyo ki twabaho kuri ino si, kuri uno mubumbe Imana yaduhaye, mu gihe tukiriho tubeho gute. So rero hari ikintu nabonye, niba Imana yarandikishije ijambo ryayo abaryizera muri he, ikandikisha isomo ngiye kugusomera rivuga ngo umurozikazi ntuzarikabaho. Nshuti yanjye mbabarira umbwize ukuri, ibi ngibi ndabikubwira sinzi niba warigeze uhura n'abarozi, ariko umuntu warogewe cyangwa akarogwa barabyumva cyane. Wari wabona umuntu ukuroga ntushake, uri umukobwa mwiza ufite amafaranga, ariko umusore yaza yakubwira ngo will you marry me, bigahita bipfa, cyangwa mwajya kugera kuri iyo sije bigapfa. Umwaka wa mbere wa kabiri, umusore wa mbere wa kabiri, abasore 7 ari umurozi ukugendaho. None arakuroze, yego wenda urashatse, urugo rurakunaniye kubera umurozi. Urugo rurakwemereye ariko murakora ntimugire icyo mugeraho, nyine mugahora hasi kubera umurozi. Biremeye ubonye urugo, urubyaro arwivanzemo, ararukubushisha umurozi. Urubyaro urarubonye, agiye mu bana wabyaye, abisha urupfu rubi, barakunaniye, upfushije uhagaritse. Ibi bintu sinzi niba uri kubyumvira ku murongo mwiza ndi kukubwira. Uwo muntu koko ugukorera ibyo, uramutse ugize amahirwe yo kumumenya, wamukorera iki? Niba igitabo dukoreshe Bibiliya, Imana ituyobore kandi sibyo, Imana ituyobore, Mwuka Wera atuyobore. Mu gitabo cyo Kuva tuhasome igice ni cya 22 umurongo, dore sinzi wenda niba mwahabona sibyo, Kuva byaba bicuritse, reka mpabasomere. Kuva igice cyaho cya 22 hari titiri ivuga ngo andi mategeko y'Imana. Ku murongo wa 18 haranditse ngo, nawe ufate Bibiliya usome, haranditse ngo umurozikazi ntuzarekabaho. Umurozikazi ntuzarekabaho. Ntabwo ugomba kumugirira imbabazi inshuti yanjye. Niba Imana yarakubwiye ngo ntuzarekabaho, nta nubwo agomba kuba mu buzima bwawe, ugomba kumukuramo. Igihe cyose wabimenye, wamekinze shuwa neza ko urogwa, uwo murozi agomba kukuvira mu buzima. Aho kugira ngo uzajye ukora akarimo akivangemo, ushaka umugore akunanire, kumva ari umurozi. Kandi nkubwira ngo burya ntabwo umuntu arogwa n'umuntu wakure, cunga sana, dore ujye uyoborwa n'iri jambo. Iyo dusomye muri Amos, nababwiye ngo turakoresha Bibiliya kugira ngo tuze kubyumva neza.
iyo dusomye mu gitabo cya Amosi igice cyaho ni icya 3 umurongo waho wa 7 hari ijambo rivuga ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ntabwo Imana yagira icyo ikora itabanje kuguhishurira niba uri mu ruhande rwayo. Bivuze ngo nabo bakuroga ubasha kubamenya, ubasha kubimenya utanabajije abapfumu, utanabajije iki. Ndagenda ndakubwira ukuntu bigenda. Umuntu nkurikiranye wazahajwe n'umurozi, ukurikira ino video uragira icyo ukuramo. Nta mpamvu yo kukugira agatobero, nta mpamvu yo kukugira nk'akabi agomba gukinisha. Yakuroze, yakurogeye abana, yakurogeye gute niba Imana yaratanze mu yandi mategeko y'Imana ikavuga ngo ntuzareke umurozikazi abaho. Noneho wenda kera mu bihe bya kera abarozi nyine bakundaga kuba abagore, ariko muri iyi minsi y'imperuka noneho abantu usanga ari abagabo baroga, ari abana bakaroga abandi. Isi yabaye mbi, ariko umurozi ntuzareka abaho. Nongeye mbisubiramo, umurozi ntuzareka abaho. N'Imana yarakubwiye ngo ntuzareke abaho. Abayeho ate? Umuntu kwicira venire ukarinda upfa uri hasi, umuretse ute? Kubera icyo utuma agira amahoro. Ndakubwira ukuntu azajya abura amahoro. Ndakubwira ibyo ukora kugira ngo umuntu ukugirira nabi abura amahoro. Ntabwo ugomba gutuma urebye umurozi agira iki? Umurozi agira kwizera, yizera umuntu akorera ari we Satani. Ariko ikintu aturusha cyangwa se ikintu arusha abantu aroga nuko bo batizera Imana. Icyo ni kimwe ugomba kumenya. We araza akakuroga akagutongera ibintu, akabigutongera pe, akizera uwo akoreye kandi ibyo bintu bikaba. Gute wowe utizera Imana? Iyo umuntu avutse aba afashe igihe mu ntambara. Ni byiza rero, ntabwo umuntu yaba ari mu ntambara ngo ajenjeke, ntabwo umuntu yaba ari mu ntambara ngo usanga ari umutesi. Ntabwo ku rugamba baseka, ntabwo bateta. Ugomba gucana ku maso. Gute urugo rwawe rugusenyukana kubera umurozi? Iki kiganiro nagikoze kuko biba bibabaje. Iyo ndi kubitekerezaho nge numva bibabaje, sibyo? Numva bibabaje. Rero nshuti yanjye, twumvikane. Ntabwo uzavuga ngo kuko Imana yavuze ngo ica umurozi ari ugufata umuhoro ngo umuteme, nawe ari ugufata nzira ngo ugiye gushaka uburozi hirya, cyangwa ngo ugiye gufata imbunda umurase. Nshuti yanjye, tubyumvikaneho. Ndakubwira uburyo ugomba kumwica. Urumva we akoresha imyuka mibi. Mbese wowe ufite umwuka mwiza uzahangana nawe? Rero nshuti zanjye, ntabwo kuvuga ngo ntuzareke abaho ari uko turebana ngo ubone ngo umuntu ariho. Mwice mu mwuka. Ntabwo ari ugufata ubuhiri ngo ugende umuhonda. Mwice mu mwuka akuvire mu buzima bwawe. Uti nzabigenza gute? Nshuti zanjye, niba aza akakohereraho ibintu cyangwa akagutongera, nawe mutongeze ijambo ry'Imana.
umva mutongere, usengere urugo rwawe, usengere urukundo rwawe, usengere bizinesi yawe. Ibi ndabikubwira nkomeje kuko birakora. Mubizi ko n'ibindi njya mbabwira bikora, n'ibi birakora. Ntabwo Imana yacu isinziriye ngo abarozi batugirireho badukorera ibya mfura mbi. Ugomba gusenga kandi wiringiye. Niba aza akagutongeraho ibintu, nawe senga, ntuzavuge ngo kanaka azansengere. Nshuti ya Kristo amaze gutanga umwenda warahera waratabutse, wemereye kwigererayo. Ntuzavuge ngo ntegereje pastor kugira ngo ansengere. Burya nawe wakwisengera kandi amasengesho yawe akagira imbaraga, ukirukana imyuka mibi mu nzu yawe kandi bigakunda. Ntureke bikugirira bigufata nk'aho uri agakinisho kabyo. Nawe ubwira uwo mwuka uti nubwo uje nanjye mfite undi mwuka, sibyo? Kandi burya rero n'abarozi ni n'indushyi, ukwiye kubasengera. Hari abantu bajya bavuga ngo ngo abarozi bakunda kubaho. Nibatabaho, buri urukundo rw'Imana ruratangaje nshuti zanjye. Natabaho uragira ngo apfire mu byaha. Impamvu abaho kabona abayeho igihe kirekire, Imana ibiguyaguya ati wendeje azihana. Niyo mpamvu uzabona abarozi bakunda kurama, kubera ko urukundo rw'Imana rurenze ibyo dutekereza, rurenze kure ibyo twumva, rurenze kure uko twiyumva. Ari umurozi Kristo yaramupfiriye, ari wowe utaroga Kristo yaragupfiriye. Ntago amaraso ya Yesu rero yapfa gupfa ubusa nibura atagerageje. Ariko niba agerageje bikanga ararekura. Ariko Kristo ntago ajya apfa kurekura umuntu yakoye amaraso ye y'igiciro. Uvuga ngo amen. Reka nkubwire impamvu abarozi badakunda nyine batanarwaragurika. Urumva bafite Satani bakorera, kandi na Kristo arabashaka ngo bihane, sibyo? Ariko iyo dusomye muri Ezekiyeli 31 igice cyaho cya 31 umurongo wa 11, mbe nibuka neza turebe. Umva impamvu Imana idapfa kurekura umuntu nubwo yaba ari umunyabyaha. Haranditse ngo ubabwire uti umwami w'Iteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Mwabyumvise mwebwe abarozi n'abandi bose bajya mu nzira mbi? Kuki mwarinda gupfa mwaba inzu y'Isiraheli? Imana ntabwo inezezwa no gupfa k'umunyabyaha. Niyo mpamvu uzabona abantu babi bakunda kurama ugasanga ngo sha uriya muntu yari umuntu mwiza ariko aragiye. Ni ukubera ko Imana isarura ikintu kizima. Buri uzabona abantu babi ari bo bakunze kubaho igihe kirekire, kubera ko Imana ibikiguyaguya ngo irebe ko wenda ejo yakwihana, wenda ejo byagenda bite, sibyo? Rero ndagusabye nshuti yanjye, ica umurozi ukoresheje amasengesho. Niko byavugaga cyangwa se niko bisobanuye. Ica umurozi nawe ujye mu mwuka. Ubundi haba hari isi y'umwuka, kandi iyo si y'umwuka iba irimo imyuka myiza n'imibi. So rero jya mu ruhande rw'umwuka mwiza uhangane, kandi Imana ntabwo igitsindwa. Usengera urugo rwawe nshuti yanjye, usengera abana bawe, usengera umugore wawe cyangwa umutware wawe, cyangwa se ubagoteshe amaraso ya Yesu. Ntabwo umurozi yakunda kuba ahantu basenga, ntabwo Satani akunda kuba ahantu basenga bafite igicaniro cy'amasengesho. Ntabwo yakunda kuhora muri uwo muriro ngo ashye. Uzashiduka mwiririmbira ngo iyo Yesu ari iwacu haba amahoro, haba amahoro, haba amahoro. Iyo Yesu ari iwacu haba amahoro, haba amahoro.
kuvuga ngo iyo Yesu ari mu rugo haba amahoro, imuhira hahirwa hari urukundo. Abadivantiste bafite iyo ndirimbo. Ni ukuvuga ngo rero shaka Yesu mu buzima bwawe, ushake Yesu mu rugo rwawe. Nta muntu, ntago rega bari abantu bakorera imyuka mibi cyangwa se bakorana n'imyuka mibi, ntago banezezwa no guhora ahantu hari amasengesho, no guhora ahantu bashya. Oya, barimuka ahubwo. So bimure bave mu buzima bwawe, sibyo? Bimure bave mu buzima bwawe, kandi birakunda. Imana irabimura bakagenda, sibyo? Nta mpamvu. Ntureka agira amahoro, umusengere nawe niba ari n'imigambi mibi, ngo Imana iburizamo imigambi y'inshakura. Iyo wasenze rero Imana iburizamo ibyo byose, ikaburizamo, ukabona iminsi yawe iricumye, ukabona abana bawe biza amashuri, ukabona umugabo wawe uracyamufite, baramujyana, barabajyana. Nshuti zanjye, abarozi ni babi. Rero basengere, kandi ufite kwizera. Burya gusenga kutagira kwizera ntacyo kuba kumaze, ariko iyo ufite kwizera, imirimo y'Imana irakora ku buzima bwawe. Iyo dusomye igitabo cya 2 cy'Abakorino, igice cyaho cya 3, umurongo waho wa 17, inshuti zanjye, ndi mu mwuka, ntago mubyumva. Hari amagambo avuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Niba ushaka ko ubuzima bwawe bugira umudendezo, saba Imana mwuka wera akorere mu bugingo bwawe. Saba Imana aguhe mwuka wera akorere mu mibereho yawe yose, sibyo? Kandi iyo dusomye muri Zaburi igice cyaho cya 91, Zaburi 91, ubwo abantu badakunda gusenga muhise mugenda. Kuba ubuzima bushira mwagiye mureka tukanasenga, kandi ko imiti njya mbaha izajya ikora ari uko mwasenze. Mbabwire, iyi miti yanjye ikora ari uko mwasenze mukanezera. Noneho 91, umurongo waho wa 7, twumva uko avuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Ndakubwiza ukuri, niwiringira Imana uzajya ubirebesha amaso nyine, ubone nyine ibihembo by'abanyabyaha, ubone ukuntu Imana igutara. Buriya nitugera mu ijuru, ngo Imana ifite uburyo kizatwereka filime z'ibyatubayeho, itwereka ukuntu abadayimoni bajyaga bahiga ubugingo bwacu, ndetse ko Imana izaba yashyize imitima yacu ku kigero gikwiriye. Ariko ubundi tubirebye turi muri uyu mubiri, twakwiruka. Niyo mpamvu nkubwiye, iringira Imana, nshuti yanjye unkurikira kandi unkunda, murankunda. Rero niba munkunda mukunda n'Imana, sibyo? Rero ndagira ngo nkubwire ngo buza umurozi amahoro, usenga, kandi diso namusabire gukizwa. Suzi yuko amaraso ya Yesu ari ikintu gitangaje. Ibaze kuba kuroga nawe ugahugira muri ibyo, cyangwa ukajya mu bapfumu ukagenda uvuga ngo nanjye njye gushaka ibimurenze. Disi akazagutanga ku marembo y'ijuru, ntuvuge ngo ntazajyayo, yihannye. Cyangwa akagira amahirwe nk'ay'igisamba ku musaraba, yajyayo rwose adakoze ibirenge hasi, wowe kandi ugasigara. Niba ngo hariho igitangaza kizaba mbere tugeze mu ijuru, ni ukubona y'umuntu utakekaga. Wa muntu wari umurozi ukamubona, hanyuma wa wundi wari uri mu rusengero asoma Bibiliya agasigara, ukabaza ngo kanaka ari he? Ntahari, kubera ibikorwa bye. Cunga sana, ku maraso ya Yesu nta tolerance. Niba uyanze nyine nibyo. Reka mbisomere isomo risoza riri muri Matayo, igice cyaho ni cya kangahe? Cya 26, umurongo ni wa 41. Hari isomo rivuga ngo mube maso, musenge mutajya mu moshya. Tugarukira ibi bintu nkubwiye, ni ukuba maso. Ntuba umutesi kuri ino si. Satani nta muntu afitiye impuhwe.
aramutse afitiye abantu impuhwe yajya bahemba neza. Uzarebe ibihembo by'abanyabyaha bikunda kuba bakagira iherezo ribi. So rero ba maso usenge utajya mu moshya. Nkaba ndababwirije, nkaba mbabwiye ijambo ry'Imana, nkaba nkubwiye ukuntu wica umurozi mu mwuka ukamwica ntabeho, mbese agapfa mu buzima bwawe. Nicyo bishatse kuvuga, sibyo? Niba ubikunze kandi wizeye ko uzabikora, ikindi nakubwira nshuti yanjye ni ukuri wari ukwiye guhangana n'umwanzi mubi, ari we mwanzi w'icyaha. Umwanzi w'icyaha, umwanzi wawe ni icyaha. Icyo cyaha numara kugikira uzaba amahoro. Hangana n'icyo cyaha kuko nicyo cyica umubiri kikazanica n'ubugingo. Uri umuntu wica umubiri ntabwo ugomba kumutinya, kuko ntabwo yica ubugingo, cyane ko nyuma y'isanduku cyangwa se nyuma y'irimbi hari ubundi buzima ku bantu bizera Imana, sibyo? Niba rero hari ubundi buzima, ntugatinye umuntu uzica uno mubiri, kuko n'ubundi uzapfa. Nta nubwo uno mubiri tuzawujyana mu ijuru, tuzambika undi mubiri utabora. Vuga ngo amen. Niba rero tuzambika utabora, Imana idufashe dutunganye ubugingo bwacu, Imana idufashe guhinduka, Imana idufashe kudacira abandi imanza, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo twegera intebe y'ubuntu ya Kristo tudatinya, maze tubabarirwe. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda, Imana ikandusha. Niba wabikunze cyangwa se niba ari bwo bwa mbere ukigera ku Nkomangiro TV ukaba ukunze ibiganiro byacu, ntugende udakoze like, comment, share ndetse na subscribe. Murankunda nkabibona, nanjye ndabakunda, Imana ikandusha.